hanyuma hano turimo turavuga ku kuramya Imana. Nuza gusanga utaramya Imana nta kibazo, kuko uracyafite amahirwe yo guhindura. Ni akantu gato gusa. Niba warebaga hano ugahindukira ukareba hano, amen, ntabwo ari ugukebuka. Gukebuka no guhindukira murabyumva. Iyo ukebutse, niba ndaha gukebuka ndareba hano, kandi iyo uri hano uba ureba ibya hariya ukareba n'ibya hariya. Yego, siko bimeze. Kuramya rero ntabwo ari ukuvanga ibindi bintu uramya ngo ugaruke uramya Imana ejo usubire hari. Ni uguhindukira completely, ugahindukira ukaramya Imana, ugatera ibigirwamana inyuma yawe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Impamvu nari mbabajije ngo hano harimo abaririmbyi nuko tugiye kuganira n'umugabo Imana yagiriye neza, adutanga muri uyu murimo. Twebwe turi hano abimazemo igihe kinini, twaze tubisubiramo dusanga ntabwo mbizi niba ari bwo yabitangiye, nuko ari bwo dusanga aho twamenyanyemo akora uwo murimo mu mwaka w'ibihumbi 2006 irangira. Cyonse cyo ushaka gusanga hano harimo abantu batari bavuka cyangwa bari bafite imyaka 3, 2, nibwo twamenyanye nawe. Ariko ni we ntiyaratuzi, ariko twe twari tumuzi, sibyo? Kubera ko iyo umuntu ahagarara imbere y'abantu benshi cyane baramumenya, ariko we ntabwo bamenya bose. Ibyo ni ibisanzwe rwose. Ejo niduhura singusuze ntuzagira ngo nakwirengagije. Ushobora kuba waraje hano rimwe ukambona njyewe ntakubonye. Nibyo ni ibintu bibaho, ntihazagire mu birenganyiriza, sibyo? Nawe rero nuko nguko. Cyakora kubw'amahirwe tuza kumenyana. Hanyuma ibintu byo kuramya no guhimbaza muri church, kuramya no guhimbaza nk'ubuzima byatangiye kera Imana iri mu muntu. Ariko kuramya ko kuririmba nako kwaje kugira igihe ndimo ndategura inyigisho. Imana izamfashe, ntabwo tuzayigisha mu rusengero, tuzayinyuza kuri YouTube, tubahereze link, kubera ko ntabwo wabona umwanya wo kwigisha ibyo bintu byose. Ahantu muzike yavuye, uburyo yatangiye, igihe byatangiriye, ababitangije, intego yabyo, uburyo byaje kudeviya akajyamo secular, uburyo byaje ku abantu bagiye babivanga, byose tubivugeho, n'ibyanditswe bivugaho byose ndimo ndabitegura. Ngeze kure rwose. Imana nidushoboza tuzabahereza link mu bikurikirane. Yego, ntabwo ngiye kuvuga igihe muzike yatangiriye, ahubwo ngiye kubabwira igihe twabonye kuramya Imana, ibyo bita wenda worship team, ibyo kugira gute muri Nyamata cyangwa mu karere ka Bugesera. Murabizi ibintu bishyashya byose bije bihera mu mujyi, sibyo? Kandi umujyi wa Bugesera ni Nyamata. Ibintu bitahereye i Nyamata nta handi hantu byari biri, mbese basaga nkaho bari gusirimuka. Ubwo ni 2006 bitangirira muri Zion Temple. Igitangira kuko Zion Temple niyo yazanye ibintu byo kuramya no guhimbaza. Ahandi hantu nasengeraga ntago ndi buhavuge kubw'impamvu z'umutekano waho, nigeze twararirimbaga nyine muri korali. Hanyuma umunsi umwe barambwira ngo ni interi chorus, ntera indirimbo ivuga ngo mambo sawa sawa. Murayizi iyo ndirimbo? Nibwo yari ikize, nanjye nibwo nari nyimenya. Bahita bambwira ngo ceceka, iyo ndirimbo utazayitera mu rusengero bakaguhagarika, kubera yuko niyo mu itorero ry'inzaduka. So murumva ibihe byari bihari, namwe byo nemise mbaha image y'ukuntu ibintu byari bimeze. So ariko ari mu bantu bari muri abo ngabo bita ko bazanye iby'inzaduka, ariko bikaduka ubundi ibintu bishaje, ibishyashya bisimburwa n'ibishaje, siko bimeze. So reka nakire Rwema, tumwakire hano, agiye kuba tuganiriza. Yego, araza kutwibwira wenda birambuye, ariko nkuko nabibabwiye n'umuramyi, asengera aririmba muri Azafu ya Nyamata, sibyo? Ari mu bantu
niba atari nawe wayitangiye tubwira neza, kubera ko rwose nibwo ibyo bintu byasaga nkaho byadutse, reka bari ko mbyita. Abantu bose bagenda babibona. Ubu uyu munsi mu gihugu hose, mu karere kose, nta rusengero ushobora gusanga rutabamo worship team. Amahirwe na hahandi nasengeraga bari bagiye kumpagarika kubera indirimbo nari nteye, nabo bafite worship team. Kandi ntekereza ko iyo ndirimbo bayiririmba. Okay, reka dukomeze. Icyanditswe nshaka ko dushingiraho kiri muri Yohana 8:32. Amasaha yo gutaha ndayibuka, sibyo? Cyakora turakoresha nk'iminota 15 cyangwa 20, hanyuma dusenge dutahe. Yego, ariko wige kino kintu nshaka ko twiga. Ijambo ry'Imana riravuga ngo namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzagira gute? Kuzababatura. Ikintu bita ukuri nicyo nshaka ko tuvugaho muri uyu mwanya. Noneho muri Yohana ibice binusubiye imbere ho gato 23 na 24, hari story nayo y'umusamariyakazi wahuye na Yesu. Yesu aramubwira ngo igihe kiraje kandi kirasohoye, ubwo ibya mbere ndabyirengagije kubw'umwanya. Igihe kiraje kandi kirasohoye ubwo abaramya cyangwa abasenga data bamusenga mu kuri no mu mwuka. Biriya icyongereza ikoresha kuramya. Abaramya data bamuramya mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko be nabo aribo bagira gute? Bamuramya. Abamuramya hehe? Mu kuri no mu mwuka. Ibintu tugiye kuvuga ntibishingiye kuri experience gusa, ntibishingiye ku mashuri umuntu yize, bishingiye ku kuri no mu mwuka. Amen. Mbere yuko dutangira arabanza wenda atwibwire twasenze Imana iri kumwe natwe, sibyo? Ntago tuyihamagara ngo ize, nabwo igituye mu ihema. Imana ibahe umugisha. Rwema ni mu ntoki. Yesu ashimwe. Ndashima Imana ko ndi hano. Mugenzi wanjye yantumiye kugira ngo tuze kubana muri uyu mugoroba wo kuramya no guhimbaza. Nitwa Rwema Maurice, ndubatse, mfite umugore n'abana babiri, umukuru n'umukobwa, umukurikiye n'umuhungu. Nsengera muri Zion Temple, nayisengeyemo kuva 2006 ihera nk'uko yabivuze, kugeza uyu munsi niho nkiri. Nkora umurimo wo kuramya no guhimbaza Imana mu buryo bwo kuririmba muri Zion Temple i Nyamata muri Azafu. Bumvishe 2006 wagira ngo ndi nk'umusaza, ariko usibye ko nanakuze benshi hano ndabaruta, ahubwo nanjye nabitangiye ndi umwana, ndi mutoya. Nakirijwe muri ADPR nko muri za 1998, na mfite imyaka 8. Ego, nkurira muri ADPR ndi muri Sunday School. Nyuma ngize imyaka 16, ubwo yari muri 2006, nza kujya muri Zion Temple, ari naho natangiriye umurimo wo kuramya no guhimbaza mu buryo bw'indirimbo. Mbere nkiri muri ADPR nari umuririmbyi muri korali. Ntuye i Nyamata, ni naho nkorera. Imana ibahe umugisha. Watangiye umurimo wo kuramya Imana ukoresha indirimbo ryari? Nkuko ubivuze uranyoriyanse neza, uvuze dukoresheje indirimbo. Ni uwo mwaka wa 2006 uri muhera, kuko nibwo Zion Temple yaje muri Nyamata. Maze kuva muri ADPR ngiye muri Zion Temple, niho nabonye, reka mbyite iyo style, ubwo buryo bwo kuririmba baramya Imana, kuko aho narindi twaririmbaga mu buryo bwa korali ivuga butumwa rijyanye n'indirimbo. Ariko ngeze muri Zion ibintu birahinduka, kandi numva mpuje nabyo. Ni 2006 ihera nibwo natangiye n'ubundi uwo murimo. Murakoze. Wasobanukiwe kuramya icyari cyo? Yego. Ryari?
ni ryari ari ugutangira gukora ikintu ariko utaragisobanukirwa. Ni ryari wasobanukiwe kuramya Imana icyo ari cyo? Nari nzi kuririmba ku rwego nari mbiziho, simvuge ngo nari mbizi cyane, ariko nari mbizi. 2006 icyo gihe naririmbaga, yewe nari n'umudirija muri Azafu. Ariko icyo bita kuramya Imana icyo ari cyo natangiye kubimenya nka 2012. Kuva 2006 nararirimbaga nkumva umurimo wo kuramya no guhimbaza ndawurangije, nataha nkumva nzongera kuramya no guhimbaza ngarutse. Kugira ngo twihute, wenda ndagenda ndebamo ibibazo by'ingenzi cyane kugira ngo bitwihutire. Umaje kutubwira ko 2012 aribwo watangiye gusobanukirwa kuramya icyo ari cyo. Wasanze kuramya ari iki? Nkuko mbivuze, kuramya Imana ni ikintu kigari. Nubwo mvuze ngo naragisobanukiwe, ariko ndabizi neza ko hari byinshi ntaramenya. Icyakora icyo nshima Imana, iracyantije umutima wo guca bugufi no kwemera kubyiga. Ejo n'ejo bundi nshobora kuzagaruka hari ikindi namenye. Gusa nabihumbira mu bintu bine. Icya mbere, kuramya Imana ni ukuyimenya, ni ukumenya Imana. Icya kabiri ni umuramyi wa nyawe, cyangwa se bigatuma usobanukirwa kuramya. Turamya iki? Imana. Kugira ngo tuyiramye ni uko tuyimenya, tukayikunda, hanyuma tukanayubaha. Ntushobora kuramya ikintu utazi, ntushobora kuramya ikintu utizereramo, ntushobora kuramya icyo udakunda cyangwa se utubaha. Reka ntange urugero rutoya. Mfite umwana w'umukobwa w'imyaka 4. Iyo turi kugendana mu muhanda mutembereje, jya kumva arambwiye ngo papa, ngwira modoka ni nziza uzayingurire. Yizere, ntiyitaye ko twe twagiye n'amaguru cyangwa na moto, azi ko ari njye wabishatse. Ariko icyazi cyo papa we ntacyo atashobora. Nkamubwira nti nzayigura. Uzi icyo bivuze? Ari kumwe na papa we, afite buri kimwe cyose yashaka ku isi. Icyo adashaka kumenya ni ukumenya niba bifitiye ubushobozi cyangwa atabifite. Nanjye ntinzayikugurira, ariko umutima mba mbizi ko nanjye sindayigurira, ndayimugurira. Iyo niyo step yo gukizwa. Burya abantu barabanza bakamenya Imana, bakayizera, bakabatangira urugendo rwa gikristo. Hanyuma nyuma yo kuyizera, utangiye ukubana nayo buri munsi, ugenda wumva ufite impamvu yo kuyikunda. Ukumva utangiye gukunda Imana, niho ubona amagambo yo kuyibwira. Nibwo wumva uzareba iyo ukundana n'umuntu, ugerageza kwitwararika kugira ngo udakora ibyo yanga. Atari uko nubikora ari bubabare, ahubwo kuko wumva wowe udashaka kumubaza, kuko umukunda. Urwo rukundo uha Imana buri munsi nirwo rugutangira kugukura muri ntibavuga, ugatangira kugira values ziturutse ku gukunda Imana, ugatangira kubaho mu buzima wumva unezerewe Imana, ushaka kubana nayo neza kuko ari inshuti yawe. Ibyo bikakazakubyarira kuyubaha. Ubwo buzima bubumbatiye rero mu guhera ku kuyimenya no kugera kuyubaha, nicyo twakwita kuramya Imana. Hakabamo ududepartema twinshi, harimo n'aka dusoje ku kuririmba. Murakoze. Wow, se murimo murasobanukirwa? Mu yandi magambo, ikintu cyose uzakora wubashye Imana, uyikunze, warayizeye, uzaba waragize gute? Uzaba urimo uragira gute? Uzaba urimo uraramya Imana. Nukora ikintu kidashingiye kuri icyo ngicyo, uzamenye ko yego ukoze ikintu cyiza ariko utazashimirwa. Reka nongereho n'aka kantu wenda ntanga nk'urugero. Umugambi w'Imana na Bibiliya ifata umugabo ikamugira umutwe w'urugo. Igihe cyose nzaba ndimo nkora inshingano za papa mu rugo, ndimo nkakora inshingano zo kuba umugabo mu rugo, nzaba ndi kuramya Imana. Kabone nubwo ntaba navuzemo Imana,
nimbasha kugira ngo nkakura amaboko mu mufuka nkajya guhaha umwana akajya ku ishuri, ni igikorwa cyo kuramya Imana. Ningerageza kuzana kuba ipfundo cyangwa se inkingi yo kuba urugo rurimo amahoro n'ibyishimo, ni urugo rwanjye, ariko ni igikorwa cyo kuramya Imana kuko ndi gukora ubushake bw'Imana mu rugo rwanjye. Rero kuramya Imana ni ubuzima bwa buri munsi bwuzuyemo kumenya Imana, kwizera Imana, kuyikunda no kuyubaha. Murakoze. Amen. Bishatse kuvuga ngo reka tubikure wenda mu rugo, tubikure mu rusengero, sasa tujye no muri business. Yego, mu kazi ukora ufite ba boss wawe cyangwa niwe boss, ariko igihe cyose niba ufite boss wawe, igihe uzakora akazi ni wenda niba ucuruza ugakora utibye, utanyereje umusoro, uzaba urimo uraramya Imana cyane. Uti kwa General Yesu. Kuramya Imana ni iki, cyangwa ni uwuhe murimo byakoze muri wowe? Ni ikibazo gikomeye cyane kikugisubiza, ariko byampaye umurongo w'ubuzima. Nyuma nsubiye inyuma gatoya, twakuriye mu rusengero navuze, tuzi ko dutinya Imana kuruta kuyikunda. Nkatinya kugutuka kubera ko nigishijwe ko nshobora kugutuka nagera hanze Imana igare rikangonga, byitwa ko ari nkaho ari igihano cya gitutsi nagize gute nagututse. Nkatinya gukererwa ku ishuri cyangwa kurwana n'umunyeshuri kubera ko wenda imvura yagwa inkuba ikankubita bikaba mbese ntinya Imana. Ni ibintu bikakaye binshaririye, ndashaka no kuba nanabikora, ndanabikunze, ariko nkatinya Imana bisa nkaho ari Imana y'ingome. Sinzi niba ubwo buryo mubwumva. Hari n'abantu bakiri imbohe y'ayo mategeko, agakiza kababihiye karabasharirira kubera ko batinya Imana imeze nkaho ari impolisi. Ibyo bintu muri kubyumva. Ariko nyuma nsanga ubwo ari cyo nshaka kuvuga, kuramya Imana icyo byamfashije. Nyuma maze gutangira igikorwa cyo kumenya kuramya Imana, bimpa gushaka kumenya Imana icyo ari cyo. Nsanga ari nyembabazi kurenza za kamere zanjye. Ntangira kwiga gukunda Imana bimpesha gukizwa kuruta gukizwa kubera ubwoba bw'icyo nzaba cyo. Noneho mbese icyambere byamfashe, byatumye menya Imana bishobora kumpa umurongo noneho w'icyo gukizwa ari cyo. Nari nzi ko kuba nigengesereye ntavuga menshi, mpura n'umuntu nkagira nti Yesu ashimwe, biri muri package bizatuma mbona ijuru. Ariko mukuru ndushaho kuramya Imana, menya amaraso ya Kristo ntatinze, menya urukundo rwe, menya mu by'agakiza, mu bijyanye n'ubumenyi bwa Kristo, naho byangejeje. Icya kabiri, kuramya Imana, reka none mvuge ku kadepartema kamwe k'indirimbo ko kubikora mu buryo bwo kuririmba, byatumye ngira izina rinini ndi muto. Kuva narangiza secondaire 2010 nibwo nakoze exeta 2010. Kuva 2011 mbona akazi na bugingo n'ubu ngifite akazi. Cyakora nashomyemo nk'umwaka umwe n'igice muri covid. Nta kazi nigeze nkora, ngiye kudepoza ngo bampe examen nkore nk'abandi. Barampamagaraga, mukozi w'imakuru nimeze umeze neza, yego hano hari opportunity z'akazi kandi turabona ari we wagashobora. Imana inyambika igikundiro. Uko narushagaho kuyiririmbira, uko narushagaho kuyivuga, ni bya bindi ngo David yavuze ngo ntarabona umukiranutsi w'Imana asabiriza, nayo yakomezaga kungenera ibya buri munsi. Yesu ashimwe. Mbikura ayo mahirwe nayakuye mu nzu y'Imana, cyane ko ntari nzi ubundi buzima bwo hanze n'indi sosiyete yari kunsova. Rero yaba ubuzima bwa gikristo narushijeho kuyimenya, yaba ubuzima bwo busanzwe yambeshejeho. Nicyo navuga. Wow. Nizere ko umuntu uri hano ntabwo turimo turabwira abaririmbyi,
turimo turabwira umuramyi, kandi umuramyi ni umuntu wese wakijijwe, umuntu wese wakiriye Kristo umwami n'umukiza, agahindukira akizera Kristo, yahindutse umuramyi uramya Imana. Bibutse ko niyo twese turabaramyi, niyo waba utarakizwa uba uri umuramyi, ariko utangira kuba umuramyi uramya Imana igihe wakijijwe. Yego, nizere ko twese turimo turumva aya magambo. Ntabwo turimo turabwira abaririmbyi, turi kubwira umuramyi uwo ari we wese. Ukora ibintu byawe wubahishije Imana, uyikunze, kandi ukurushaho kuyimenya, nayo irakwishurira mu buryo bwose bushoboka, ko Imana ishishikariye yuko twe tuyimenya kuruta uko twebwe dushishikariye kuyimenya. Iki kintu kirumvikana? Imana ishishikajwe nuko twebwe twayimenya kuruta uko twebwe dushishikajwe no kuyimenya, ku rwego rwaho niyo ushaka gusubira inyuma ikugaruza ubugwaneza kugira ngo uyegere urusheho kwishurira. Yesu ashimwe cyane. Rero igihe cyose mu bintu byose ukora, nuzaba ukunze Imana ukayubaha ukayubahisha, uba urimo uraramya Imana nk'uko yagiye abivuga. Yesu ashimwe. Kandi no mu gihe akenshi wenda nuko nakoresheje arimo aratuganiriza, ariko akaba ari n'umuririmbyi, ndagira ngo mbabwire buri muntu wese mu murimo akora, ushobora kuba ari protocole, ushobora kuba uri umuririmbyi, uri umuvugabutumwa, uri umupasiteri, buri kimwe cyose ukora mu nzu y'Imana cyangwa mu bwami bw'Imana, ntugikore kubera yuko uzi kugikora, ugikore kugira ngo wubahe Imana, ucyubahishemo Imana, kandi ukunze Imana, uzaba urimo uraramya Imana. Amen. Amen. Ushobora gukora igikorwa cyiza mu rusengero ariko kitaramya Imana, kubera ko utagikoranye umutima wo guca bugufi no gukunda Imana. Urugero rwiza cyane, abaririmbyi muracyahari? Abaririmbyi hari ukuntu iyo tutagize amahirwe ngo twegere Imana cyane, ariko mbyita, usanga twiyumva ati ndaririmbye bakoma mu mashyi, ndaririmbye bamfumbatisha amafaranga, ukumva ko ari wowe uriho. Iyo utangiye kwishyira hejuru muri ubwo buryo, kabone n'ubwo waba uririmba nkandese nka marayika wowe, nk'ubu urimo uraramya Imana. Yesu ashimwe cyane. Kubera iki gikorwa ugikoze igikorwa cyiza cyitirirwa Imana, ariko kidahesha Imana icyubahiro, cyangwa se Imana itarimo irabonamo icyubahiro cyayo, ahubwo ikabonamo icyubahiro cyawe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Birashoboka ko umuntu yabaho ubuzima buramya Imana? Yego. Yesu ashimwe cyane. Reka ase nk'utunyuriramo gato, ndahita mubaza ikindi kibazo kimwe, then dusenge. Ariko ndashaka iki kibazo tukijyemo deep, nubwo gisa nkaho ubundi ukurikije ibintu wavuze kirasobanutse, ariko ndashaka ko tugitindaho nk'iminota nk'ibiri kugira ngo tugisengeremo, aba aricyo kiduha icyifuzo. Ni gute umuntu ashobora kubaho ubuzima buramya Imana? Apana ko nk'urugero rwiza, nk'iyo umuntu arimo arakubwira ngo ni gute umuntu yakura mu gakiza, uramubwira tusome ijambo ry'Imana unasenge urakura. Kandi urwo rugendo rwo kujya gusoma ijambo ry'Imana narwo ni urundi rugendo rukomeye, akeneye ko umubwira ati kugira ngo usome ijambo ry'Imana bikorohere bigenze gutya na gutya, kugira ngo usenge bigenze gutya na gutya na gutya. Sinzi ko byumvikana. So kuvuga kuramya Imana byonyine ibyo twavuze biratanga ishusho y'uko bishoboka. Ushobora no kubwira umuntu ugenda wubaha Imana, uyikunde, uraba uri kuyiramya. None no kuyikunda no kuyubaha ni urundi rugendo, bifite ikindi kintu bisaba. Sinzi ko birumvikana. Ndashaka aba ariyo shusho dutanga, then buri muntu wese akuremo icyifuzo asengera mu kanya. Urambaje uti ni gute umuntu yaba mu buzima bwo kuramya Imana? Reka ntinde kuri aka kantu, ni ukwiga guca bugufi muri byose. Uburyo umuntu ateyemo, uko Imana yaturemye twebwe tutihagije, tutuzuye. Wabivuzeho, ibyo bituma dushaka ikindi kintu
twumva kiri hejuru yacu kitwuzuza. Aho harimo Imana, aho harimo za nyabingi, aho niho ubona umugabo ari kugenda muri V8 afite inzu nziza ariko akaba afite nk'akanigi hano yahawe n'umupfumu, yumva yishingikirijeho ko hari kamurinda kurenza imbwa afite mu rugo, kurenza abazamu afite, ariko akagira n'akandi kantu ko ku musego. Iyo ni empty, ni vide iri mu muntu, ihora ivuga ngo hari ikindi kintu kiri hejuru yawe ukwiriye kwizereramo. Sinzi niba munyumva. Niho yari yavuze ngo uko byagenda kose umuntu aramenya Imana cyangwa akagira ikindi kintu aramya. Ni cya kintu umuntu aba yifitemo gituma yumva nyine ari munsi yacyo. Kugira ngo rero tube mu buzima bwo kuramya Imana, nuko twemera guca bugufi, hanyuma tukemerera Imana ko nyine ariyo yuzuza icyo kintu, iyo empty iri muri twebwe. Guca bugufi ni ikintu kigari, kitarangirira mu rusengero, kitarangirira mu rugo iwanjye, kitarangirira mu kazi, gikomeza muri sosiyete, kigakomeza mu myumvire, kikaguha kumenya ibyo utaruzi, kikaguha kubana nabo mutabana mutari kuzabana, kikaguha gukundwa utari uwo gukundwa. Guca bugufi ni ikintu gishobora kugukura ahantu kikakugeza ahandi. Iyo udaca bugufi, icyari ukuramya Imana gisigara ari wowe usigaye wiramya utabizi. Icyakora ubicishije mu kuramya Imana, ukabaho wiramya, ariko wakubonera hanze akagira ngo uri kuramya Imana. Kubera ego, kwishyira hejuru kuri muri wowe, ntugishaka kumva ko hari undi wavugwa atari wowe. Ntugishaka kumva hari icyo wamenya mu buzima bwo kumenya Imana atari wowe. Ntimuzi saba pasiteri bavuga ngo nikana kuri bwirize ngo urase yambwira iki, kuki isi Imana itamugutumaho. Abaririmbyi akavuga ngo ngo ni yawe shiptimu yahana ngo barase bararirimba ibiki, ngo arase nakwirirwa njyayo. Ni Imana bari kuririmba. Rero iyo duciye bugufi, Imana yemera gukorana n'imitima yacu. Iyo duciye bugufi, Imana yemera kumenyesha ibyo tutazi. Iyo duciye bugufi, imitima yacu bita yari guhinduka. Ibyo bikazakuvana ku muntu wari ibandi, wari mayibobo, bikazakugeza kuwo Imana yita igikomangoma. Kubera ko wemeye kwiga ku gato na kanini. Igihe uri hejuru yawe yigi akuhaniye, ukemera guhanwa kubera kuca bugufi. Icyo ubonye utaruzi ukiga impinduka, mbyite gutyo. Ntushobora guhinduka udaca bugufi. Rero kugira ngo inzira nabonye ishoboka yo kugira ngo ube mu buzima bwo kuramya Imana, usibye ko nyine ari inzira tubamo tukazayirinda wenda dupfa tugishaka, simpamenya ko dufite ubushobozi bwo kuramya Imana byuzuye nk'uko ubishaka. Ariko kandi inzira yo kugira ngo tugende twongera pourcentage yo kuba mu buzima bwo kuramya Imana ni uguca bugufi. Murakoze. Nk'uko abivuze, ni urugendo, si ibintu bucya ngo ube, sibyo? Reka mbisozanye n'iki cyanditswe kiri mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice 4:8. Aravuga ngo kuko kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri bike, naho kubaha Imana kukagira umumaro muri byose, ko gufite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza nabwo. Kwitoza kubaha Imana, mu yandi magambo, ni urugendo rwo kwitoza. Si urugendo ubyuka umwana ngo ngiye gusenga iminsi 40 ngo kugira ngo mbe umuramyi byuzuye. Umva, uzayasenga usange nta kintu cyabaye, wongereho iyindi, mu gihe utitoza kubaha Imana. Yesu ashimwe. Hanyuma ukongeraho kwitoza guca bugufi, aricyo yari amaze kuvuga nari buze gusubiraho. Ibintu byose ni ukubyitoza. Yesu ashimwe cyane. Utangire buhoro buhoro, witoze kubaha Imana. Nubwo utagera ku kigero nk'icy'abandi bariho, Imana ntigushaka ku kigero cya runaka, igushaka ku kigero cyawe ariko kiyubaha. Yesu ashimwe. Imana ibaha umugisha. Icya nyuma nshaka yuko dusorezaho ni ukugira inama. Nihe nama wagira bagenzi bawe bakibisobanukirwa nonaha? Abaramyi bagenzi bawe
bakibisobanukirwa none, bagisobanukirwa kuramya ibyo ari byo. niyo nama wabagira dusoza? Uranyemerera iyi nama nyigire noneho by'umwihariko abaririmbyi bagenzi banjye, kuko niho nsa nkaho nashyize imbaraga mu bijyanye no kuririmba. Ibirenze kuri ibyo nanjye ndakiga. Rimwe nari ndimo ndirimba mu rusengero, aba worship leader, hari ukuntu satani ajya dutera igihe utangiye gufata mikrofone, ukumva nturi umuntu usanzwe, ukumva urashaka ko urajya uririmba ariko amaboko azamuka, abantu bakwereka ko bakwitayeho, batiriye tension kuri wowe. Nabonye aba worship leader benshi hano bagenzi banjye barabizi. None naririmba bampa mikrofone, none ngo ari njye ukomeza, nkabona aricaye ari kunyitegereza. None nkabona abandi bo rwose bagize gute, barimo baravuze bya bindi bigaragaza ko abantu bafashijwe by'ibimenyetso by'inyuma. Uwo mumama aza kumbera ikigusha, naza mu materaniro ndi buririmbishe nabona arimo, nkatangira kumva sindi bufashwe, nkareka gutinda ku bantu 500 barimo bari gukurikira, nkatinda kuri wa wundi wahise yicara. Uyu mumama nyangira iki? Ko ntaho muzi, ko tudaturanye, ko ntaho twagonganiye, niki gituma nyanga? Nza gutera indirimbo. Hari indirimbo ivuga ngo uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza. Turaririmba, iteraniro rirarangira, ngisohoka nsohoka inyuma, akora mu isakoshi ampa 15,000 arimo ararira. Aravuga ngo kuva umunsi wa mbere naje gusengera hano, iyo ufashe mikrofone uri muririmba, numva umutima wanjye uruhutse. Mbwira umumama nti mama, nahise numva nzamuriye nk'isukari dukoresheje imvugo y'ubu. Ndavuga nti mama, sinkunda uburyarya. Iyo ntangiye kuririmba uhita wicara, ahandi mba mbona washamadutse. Bigutwaye iki wabyigumaniye niba utankunda ukareka kuza kundyarya? Open mbimubwira dusohotse mu rusengero. Arambwira ngo ngo buriya rero nujya ubona ndimo mbyina, ngo buramba nkishakisha mba ntarafashwa, ngo ariko iyo umutima wanjye utangiye gufashwa, ngo ndicara nkatuza, ngo mu gutuza kwanjye niho numva ndi gusabana n'Imana bya nyabyo. Bivuze iki? Ibyari inyota yanjye yo kumenya ngo abantu bafashijwe n'ibyo ndimo gukora, byari bishingiye kubona abantu babyinnye. Hanyuma ahubwo icyari ukuba umuntu yafashijwe nicyo cyangushaga. Murimo murabyumva? Inama nagira abaririmbyi bagenzi banjye rero, hari igihe dushiduka twiramya ariko tukabicisha mu rusengero muri wa muhango wo kuramya no guhimbaza mu ndirimbo. Aho twavuze twari dukwiriye kuririmbira Imana kugira ngo ivugwe, ariyo iba appreciated, aba ariyo ishyirwa hejuru, aba ariyo igaragara. Twe tuba ibikoresho byo kugira ngo imitima y'abantu ihembuke, uwaje afite agahinda abona umunezero, uwaje yumva Imana iri kure ye ayumve kurushaho, bikarangira dufite inzara n'inyota yo kugira ngo baze kutubwira ko twabikoze neza. Dufite inzara n'inyota yo kugira ngo tugaragare ko ari njye mushipirida wa mbere mu rusengero nsengeramo. Intego yarahindutse. Nari mpari kugira ngo Imana ishyirwe hejuru, ariko kubera ubwibone bwo mu mutima nsigaye mpari kugira ngo njyewe nka Rwema agifata mikrofone bavuge ngo wow, ngo ni wa muntu wacu. Intego yarahindutse. Rero baririmbyi bagenzi banjye, icyo uzakora cyose, Imana yahitamo kumva ijambo rimwe ngo ndagukunda Mana ry'umuntu wicaye mu nguni hariya ryumviswe n'Imana gusa, kuruta indirimbo 150 twaririmbira hano tukazamura amajwi bishingiye ku gushaka kumvikanisha ko tuzi kuririmba. Bibiliya iravuga nako umuririmbyi yaririmbye indirimbo zo mu gitabo avuga ngo ibyo twakora byose, ngo n'agahinda gasaze n'amarira adashira, ngo byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha. Kurira cyane uri kuririmba, hari n'urira afite emotion ari guhobera umuntu yarakumbuye, amarira akamanuka. Amarira buriya ni emotion y'abantu bagira yishimye mu buzima busanzwe. Hari n'umuntu ushobora guhura nawe hano ugahita umbwira ngo nguhaye sheke ya miliyoni agahita arira kubera ibibazo yari afite. So kuba waririmbye ijwi ryiza, kuba ufite
ufite uburyo uzi gutondeka amagambo, indirimbo irangiye ugasengesha abantu amagambo meza. Ibyo ni experience ushobora gukura mu myaka, iyo myaka yose maze mu gusenga, mu kuririmba. Ariko ibyo ntago bigaragaza ko ndi umuramyi. Ikizangira umuramyi muri uyu murimo nuko mu bwiza bwo kubwijwi ryanjye, mu buhanga bwo gucuranga kwanjye, mu bwiza bwo gusobanukirwa melody n'ibindi bihari kugira ngo icyubahiro cy'Imana gishyirwe hejuru. Igihe bizaba bihari kugira ngo njyewe n'Imana dushyirwe hejuru, si ukuramya nushaka ujye guperforminga sekira, kuko nabo nibo bafite iyo nyota yo kugira ngo abe celebre. Murakoze cyane. Biragoye kugira ikindi kintu umuntu yongeraho kuri ibi ngibi, birahagije. Amen. Ndagira ngo dusenge, turakira umushumba Pastor Kenneth aze adusengere, duhaguruke dufatikane mu biganza. Munyemerere abe ari bwo buryo dusengamo, dufatane mu biganza twese. Usengere mugenzi wawe, ntiwisengere, usengere mugenzi wawe. Umusengere, ubwire Imana ngo Mana reka uyu muntu muhindura umuramyi, ukuramya mu kuri no mu mwuka. Ibyo bintu byose twagiye tuvuga niho washingiye kuramya Imana mu kuri no mu mwuka. Amen. Hanyuma umusengere nawe arabagusengera. Yesu ashimwe. Hanyuma Pastor Kenneth araza kuba atuzamurise ingesho muri rusange atuyoboye, ariko twese dusengana. Tutarasenga wenda Pastor najya kudusengera, afite icyifuzo. Umbwira ko tuzaganira, wambwiye ko ushingiye ku kuba nk'uko wabivuze ndi mu bantu batangije gahunda yo kuramya no guhimbaza. Byatumye ntekereza nyine icyo gihe byari ibintu bigoye cyane, imyumvire iki. Hari timu y'abantu twatangiranye, twakoranaga babikunze, bamwe bari n'abamenta banjye, ngiye nafataga nanjye nkaho ari bo nigiraho, nubwo nabo bari bashya, ariko hari ukuntu umuntu ajya mu kintu ukabona arakurusha. Ibyo bigatuma yaba muri discipline, bari n'abakuru kuri njyewe, ninjye wari muto kuri bo. Yari timu nini. Abo bantu harimo ababivuyemo, reka mvuge ngo baguye, baretse gusenga burundu. Rero icyifuzo cyanjye ubimbwira, nahise ntekereza iyo timu, urugendo twabanyemo, numva mbabajwe cyane n'abantu bari inkingi icyo gihe batakirimo. Pastor nadusengera, abasengere, umwuka w'Imana wongera bagarukeho, bongere bizere Imana, bagaruke mu rugendo rwa gikristo, kuko tudafite Kristo uyu munsi ntacyo turi cyo. Abo bantu azabasengere, nakwishima bongeye kugaruka muri uyu murimo wo kuramya Imana no guhimbaza Imana. Reka tumushimire, twishimire ko witabye ubutumire bwacu kandi ukanemerera Imana ikagukoresha kugira ngo abantu b'Imana bahabwe umugisha. Imana iguhe umugisha. Ntekereza ko nk'uko mwabyumvise n'umuririmbyi, uyu munsi twamwibikiyemo kugira ngo aze kutuganiriza, ariko ubutaha azaza aje kuririmba, adufashe kuramya no guhimbaza be tunyujije mu ndirimbo. So Imana iguhe umugisha. So reka duhaguruke. Haleluya, bwoko bw'Imana. Mbere y'uko nsenga ndagira ngo dushimire cyane Rwema, tumushimire cyane ubwitange, tumushimire cyane gushobora no gutekereza kuvuga ati reka ngende nsangize ubwoko bw'Imana icyo batazi. Ndahamya yuko mu magambo yose avuze hari ibyo dukuyemo, hari ibyo benshi twize tutari tuzi. Imana rero iguha umugisha Rwema, kandi turizera yuko uzakomeza no kwigisha n'abandi, kuko uri ubuhamya. Ibyo ari byo byose jye nahise mbona yuko uri ubuhamya abantu bakabaye bagutega amatwi bakumva. Mureke dukomeze rero no gusenga. Mana yacu, Mana igira neza,
Mana nziza, Mana nzima, ni ukuri data uri wo kwiringirwa kandi uri wo gushimwa ibihe byose. Nyagasani nyagohora ku ngoma, mwami mwiza, ubaye umugoroba mwiza, kuko data twese mwami tuje kugira ngo twumve icyo tubwira, kandi muri uko kumva icyo tubwira ni mu gikorwa data twese cyo kukuramya. Turagushima data twese Uwiteka, kuko uri Imana y'ibihe byose. Turagushima Mana data Nyagasani Uwiteka, uyu mugoroba kubw'ibyateguwe byose. Nta mwana w'umuntu wabyikorera data twese Uwiteka mu bushake bwe, nta mwana w'umuntu wabyikorera mu bwenge bwe, ahubwo data ni ihishurirwa ryawe. Mana turagushimiye data twese kubw'amagambo yose twumvise umugoroba wa none. Turagushimiye kubw'amajwi data twese ashoboye kukuramya ku mugoroba wa none. Turagushima data kuko washyizeho uyu mwanya wa worship spirit, umwuka wo kukuramya Uwiteka. Ni ihishurirwa ryawe kuko wakunze abana bawe data twese Uwiteka. Ni nayo mpamvu uhora wifuza yuko abana bawe biga, bamenya uburyo ki bwo kubana nawe. Mana tumaze kumenya yuko kukumenya ni kimwe mu bintu byo kukuramya, kugukunda ni kimwe mu bintu byo kukuramya, kukubaha ni ukugukunda, ni ukukubaha, ni ukukumenya, kandi ibyo byose bishingiye kukuramya. Nyagasani data twese Uwiteka mwami, ibyo byose biragenda bikadusangiza, bikadushaka data twese, bikatugeza mu gukiranuka. Tukongera tukibuka ijambo ryawe rivuga yuko ngo tubanze dushaka ubwami bwawe no gukiranuka, maze ibindi byose bizaza ari inyongera. Ni ukuri mwami w'abami, aho ngaho harimo kukuramya. Wifuza yuko tukuramya, wifuza yuko dukora icyo waturemeye, kuko mu kuturema watekereje ikintu cyo kugukorera no kuguhesha icyubahiro. Aho ngaho kuramya data twese mwami ni umwuzuro kuri twebwe. Rero icyo tugusaba Mana Nyiringabo, Mana nziza, Mana ishobora byose, uturinde umwuka, uturinde imyuka mibi mu izina kugira ngo ase natwe. Rusuferi yaracyumvise, ahera amenya yuko aho ngaho hashingiye mu kuramya. Ariko mwami gira, mwamugira neza. Mana turagusabye udukureho, utugenzeshe kure y'iyo myuka yose itujyana mu bindi ariko ikatubuza kuramya. Reka amasengesho yacu ya buri munsi, amasengesho yacu ya buri gihe aba amasengesho yo kukuramya. Turifuza kwiga kukuramya, turifuza kugira imbaraga mu kukuramya, turifuza kugira ubwenge mu kukuramya. Mana ishobora byose nyaguhora ku ngoma, uko bukeye uko bwije turifuza guhorana ijambo kuramya mu kanwa kacu. Turifuza ibitekerezo byacu gutekereza kuramya. Turifuza amagambo yose, amagambo asohoka muri twe ama amagambo yo kuramya. Ibyo twabishobora gute data twese Uwiteka? Keretse wowe mwami w'abami. Ni wewe wenyine data twese Nyiringabo, nta kindi kintu tugusaba. Twamaze gusobanukirwa yuko kwicara tugasaba ibya mirenge, ibyo tutazajyana na za rusororo batazaduhambana nabyo, icyo gihe cyararenze. Ariko mwami, icyo tugusaba ni uko duhora data twese dutekereza kukuramya. Urakoze mwami w'abami kutwumvise. Urakoze data twese Uwiteka ko abanye natwe umugoroba wa none. Worship data twese, worship spirit, iri tsinda rya worship spirit Uwiteka data twese turagusabye mwamugira neza, uryambika imbaraga. Reka umuriro wawe, reka umuriro wawe umanuke data twese, usange imitima y'abatekereza, usange imitima y'abategura spirit of worship, maze data twese tujye tukuramya mukuri no mu mwuka. Urakoze Nyiringabo, urakoze data twese kubitwemereye. Mu izina rya Yesu byose tubisabye twizeye, amen. Hallelujah, hallelujah. Umuvandimwe Rwema icyo yararimo kubwira abaririmbyi, reka nanjye nkijyane mu buryo bw'umwuga wanjye ndimo, umwuga wo gukina, umwuga w'ubuhanzi. Iyo bitakurimo uba ushaka kugira ngo bikorere abandi, ariko mbere na mbere nibiba bikurimo wowe. Iyo bikurimo ntabwo utekereza yuko ngo abandi barimo kundeba abandi, bikorere wowe kuko bikurimo ubyiyumvamo.
nujya kuramya reka bihere muri wowe, bisohoke muri wowe, bigwe mu barimo kukureba. Iyo ndimo gukina nk'ikinamico, ndi kuri stage ndimo gukina, ni ukuvuga ngo ibyo ndimo gukina nibyo bisanga abarimo kundeba. Amarangamutima ansohokamo kuko jyewe mbanza kubyumva. Nijya ubanza kugira ya marangamutima, nijya ubanza kubyumva mbere y'uko abandi babyumva. Icyo barimo gukora hariya ntabwo jyewe ari byo binshishikarije, ishishikarijwe n'ikintu ndimo gukora, inkuru ndimo kuvuga. Ese indimo abantu barabibona ko indimo. Haleluya. Imana iguhe umugisha Rwema. Reka mbasabe musuhuzanye, hanyuma keretse niba Samu hari ikindi atubwira, niba hari irindi tangazo, niba ari ntaryo, nimusuhuzanye mwifurizanye kurota Imana. Nanjye mwese ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo.